ntabwo M23 ushobora kwifata ngo haguke igiye kurwana oya ngiye nabasaba kubera ko abaturage bari gupfa ari benshi Uvira bararira Uvira hari barriere zirengeje 100 ugenda bakwishyuza bagusaba ibintu utagomba gusaba baravuga ati M23 iratugeraho ryari izaza ryari niki cyabuze ngwize General Masunzu ari gukora ama drone yukuza kwica abanyamurenge bose bashire natwe turi kuyagura ariko reka mvuge ibyo nzi bari gukora ama drone yaje hariya yica abanyamurenge bose bashire uburyo bwo kwica imbaraga za M23 EFC bari twirwana none excellence Dr Kanyiki warahiye afatana drapo ya Kongo ararira mu nyungu z'abaturage ababebe bazavuga ati mu cyungu wabombele bazavuga ati ufite umwami imbere tumuburagira muzavuga ati wacu ari hari none ko batotufasha bakabigemura mu mwanya wo kuganira bari kuganira tukavuga ko we are already in Sud Kivu we are already in province ya Sud Kivu ni iki kisigaye kitumye ko batofasha abantu b'iminembwe batofasha abantu y'Uvira kuryama mu ishamba barabimenyereye imyaka 8 bashobora kututegera turangize reconciliation turimo itazi umunsi ariko ndibo tutegera bafe n'inzara y'umunyu na sukari kandi nitwe tufite madepo yego that was my point that was my opinion uremera n'utabisobanuraho kenshi kuko buriya mbadi kwitwararika kuko ndabizi ko abasirikare bagira amwe mu mabanga batavuga hari icyo fanavuze ati ntabwo ari uko birananiranye icyo mu magambo make na uracyemera ndavuze ko ntabwo ari buri Kongwe naniranye reka simvuge Buvira ni something little ndiko ndavuga ko nuba tuhaye permission abasirikare bari Kamanyo bogerera Lubumbashi ngiyo bwanye ngiyo ndeturwane mu myaka 8 nzi amarira y'umunyamurenge nzi amarira y'umukongomani umufrero umubembe umunyinto utazi politique yego ari ubwaki ari ingwara z'ubwaki umwana akabyimbuku abuze umunyu abuze isukari abuze paracetamol uhagiye worira ngiyo narahagiye ndarira reka mbasuze mwese abadukurikiye bari mu Rwanda bari muri Kongo mu Burundi muri Uganda n'ahandi muri kano karere n'abantu bari kure cyane rwose ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye uyu munsi mushobora kumubona atambaye uniform nimumumenye fani y'abantu benshi baramuzi turi kumwe na Karoti abantu benshi baramubonye cyane cyane ngiye nakunze ya video muri Katogota haraho nabonaga video ariko nkumva fani ari kwivugiramo cyane ari yirya aho ngaho nyuma na fani nawenza kubona yambaye uniform tugarutse kuri Karoti by'umwihariko icyatumye ntekereza kuganira nawe cyane ko naje muri ibi bice ni audio n'ubishirikira nabashije fani ni audio ni ya Karoti kuko cyangwa wenda n'umuntu wiganye izina rye amenye ijwi rye ni audio ishishikariza cyangwa se ihanganisha yego abantu bo muri biriya bice za Kamanyora za cyane cyane ariko Uvira ariko irimo n'ubutumwa mbere na mbere reka mbanze nkwikaze nagusuzana ubwa mbere tuganiriye ariko ngira ngo hari byinshi tuza kuganira kandi biza gufasha abantu Karoti tumeze neza na mahoro meze neza ndakushimiye nawe ko waje hano kutusura yego urugamba rumeze rute nubwo nta rujya rworo harubaho urugamba rahari twararuhagaritse kubera abayobozi bari mu biganiro turategereje tumve bigiye kuba watwumva ni wisunyibutsa ijambo rigiherutse kuvugwa na Colonel Inanga avuga ati abaturage b'abanyekongo barababara cyane bumvise tuvuga ngo dusubire inyuma cyangwa tujye mu biganiro by'amahoro ati ntabwo ari uko bakunda intambara ahubwo nuko bazi ko intambara ari ishobora gutuma ubutegetsi bubivaho nawe rero hano uvuga ngo twaruhagaritse kandi nanone twizana message uri gutanga abantu bashobora kuza kwibaza bati se ari gutanga message arakomeza kwihanganisha abaturage ba Uvira arerekana ko abaturage babayeho nabi ibintu bitameze neza mu minembwe ibintu bikomeye ariko nanone urugamba rw'abaye ruhagaze kubera ibiganiro guhuza ibyo bintu bibiri abantu bari kwicwa abantu babayeho nabi ubuzima ni bubi ariko kandi nanone hari ibiganiro by'amahoro audio narayisohoye nasohoye audio n'umuntu w'abaturage mvugira ubwoko mvugira amoko yose mvugira amoko yose ya Kongo tukiri M23 FCK kiri Bunagana nicyo nazize muri gouvernement
ya Kisegeti natangiye kuvugira amoko yazaga yicwa sahurwa yitwa abanyarwanda kandi bari muri siècle ya kangahe ndazira ibyo hanyuma ngo turwanirwe turarwanirwa na FC M23 yaje kutuyobora itangirira Goma kubera sultani wamenye ukuri ko abakongomani bari kwica bene wabo bakafa tibicwa cyangwa ntibicana kubera kugayana bari kwicana kubera politique mauvaise gouvernance ya Kisegeti yari hari sultani nakubaho Makenga afatikanya n'ingabo zindi za Kongo ziramufasha bararwana ngo barwanye imbaraga bari bafite yari komeye cyane urumva barwanyaga guverinema zigera ku 68 n'aba mercenaires bava hanze b'abazungu mwarabonye baragaragaye yego ngo tugere Kamanyora abayobozi barabwa toyaje imbaraga mufite zirakomeye tugende hariya tuganire my point it was ko bagiye kuganira ariko baganiye bafashe site Kivu urumva dufite province ebyiri dufite nord na sud bafata sud yose basigamo territoire ebyiri territoire y'Ubuvira na territoire ya Fizi municare turabyumva nyene bari kuganira ariko byumvise neza turi muri territoire d'Uvira twarayifasha turi mu Katogota uvuze Katogota tuba twambuse territoire ya Walungu Katogota ni handi muvuga igifurero niho bari kimwe n'igifurero kitangurira imbere hari uruzi rwaruvimviraza kurubona tugiyeyo niwo mupaka w'abashina bafrero yego so urumva ko Katogota tufite presque 15 km carré ya mihana y'ubufurero tufite urumva ko turi presque turi mu Buvira none ikibazo cyatumye nzora audio ijya audio nayisohoye yaramarira y'abaturage mu Minembwe yaramarira y'abaturage mu Buvira ndavu baran telefone none uzwirwa uvugira abantu none wacecese wavugira abantu ba Nord Kivu cyangwa wavugira abantu b'Ibukavu cyangwa wavugira abakongomani rusange twe no Minembwe twahuye n'indambara ikomeye iruta urusasi that was my point why audio narayisohoye twahuye n'indambara ikomeye iruta urusasi baturasaga yego batusahura bakatwisa inzu bakazitwika ariko twari dufite imirimo tukahinga tukajya mu masoko soko zacu twazaga tugenda mu isoko ukasanga isoko mwinjiyemo saa 2 saa 3 saa 4 mu gitondo saa 5 mukirukanga ariko mukiruka mufite umunyu mukirukanga mufite sukari mukirukanga mufite paracetamol mukaba mufite ibiryo mukabirya ariko karoti ibibazo twahuye n'ikibazo kiteye ubwoba nta munyu nta sukari nta paracetamol uranyihanganira gatoya niba ngo turi kumwe na Fani kandi hariya dusanzwe tuganira imibero y'abantu bahariya arayizi Fani reka mbanze nongere ngo ikaze hanyuma utubwire imibereho ubuzima bwa buri munsi bw'abantu mu Minembwe nzikuru umuntu yego na hariya Katoko turahagera ariko by'umwihariko nk'umunyamurenge bene wanyu muravugana cyane byifashe gute wenda tutahita tuvugana na Karoti babahaye ubutumwa wowe ubuvugana umunsi ku wundi babayeho gute umunsi ubuzima bwabo buhagaze gute murakoze ikiriho barananiwe barananiwe ongerijwe barananiwe bararemerewe umutabazi bategereje nitwirwaneho na M23 kandi barabizeye bazi ko bazabatabara icyo ndeyo nganiriye nabo nta soko na rimwe rirema iyo isoko ryo mu Minembwe ryo barifunze kera hari hasigayeho irindi soko ryo ku Ndondo naryo bararifunze nta munyu nta sukari turi mu gihe cy'izuba inka ziratetse nta mata babona ntibabona n'icyo cyayi abasaza bari gupfa n'umwuma mudutabare nyabuna mujye gutabara ababyeyi barananiwe muri make nta epfo na ruguru bafite ubutabazi bategereje bwonyine M23 uko uvuganye nabo buri munsi namarira kugase uranyoreza amafaranga ndayakoresha iki nta soko ndi bubone ntago mfite aho mpahira hari umuntu ushaka kutabyumva ngo yumve ibibazo by'intambara byabazahaje aho bihurira
no kubura k'umunyu no kubura kw'isukari dusobanurire byagenze gute wenda intambara niyo yatumye amasoko ubu atari kurema byagenze gute uko byagenze bageze Uvira FRDC irahagarika Masunzu arahagarika nta kintu na kimwe gishobora kuzamuka we ahagarika yerekana ko ari kwanga kwa duyi ibona iyo sukari ibona uwo munyu avuga ko aduyi ari twirwaneho mu byukuri ntabwo abari guhima umusirikare n'imyaka 10 yayimarata ari umusirikare ukeneye icyayi hari umusirikare ukeneye ibiryo biri mu munyu cyangwa bitari mu munyu yabirya atabirya nta kibazo bafite ikibazo kihari niki arashaka kwica abaturage kubicisha amasasu birananiranye icyo ashaka kubicisha noneho ni inzara bapfe vuba bave kwisi hanyuma turakomeza rero na Karoti atubwira ibyo bice ubigendamo nk'umuntu w'ishyamba wiyemeje urwo rugamba urw'amasasu n'urwo kuvuganira abaturage bababaye ibintu biraza koroha Karoti urumva tufite abasirikare tufite n'abanyapolitike umusirikare arwanira abaturage umunyapolitike ashinzwe guverinoma ye tugiye mu mwanya w'iminembwe sister avuze ubuzima hariya ntibworoshe nta barabara ribaho kuvuga ko ari bisi yova Buvira igere hariya bagira ubuzima bo mamoto bakurira abantu bakurira masukari yavi Buvira yavi Bukavu bibuvira bakakoresha amamoto bibukavu bakoresha indege tufite urubuga hariya ruva Walungu ruva Kavumu baka indege kaja Minembwe none urumva ko izo helicoptere zakoraga akazi zarahagariswe hanyuma abamotari nabo bajanaga ibicuruzo by'abaturage nabo barabahagarise reka tuvuge muri M23 yafse yafashe urubuga rw'indege rwa guverinoma yari hari bisaba ko airport zose ziratangira gukora ariko turavuga ko uburyo bufasha abantu ni uburyo ni kufungura hari Buvira kubera muri histoire iyo bari kuganira hari ya Qatar bari kuganira muri problème ya deux provinces Nord Kivu a Sud Kivu none tuvuze ati bari kwandika bakasinya aho bafashe ariko ntibaza bavuga ko nituragera Buvira baza bavuga ko twafashe Sud Kivu na Nord Kivu Sud Kivu hari guverineri Nord Kivu hari guverineri Nord Kivu ho batangiye kubaka imihanda n'iki na guverineri wa Sud Kivu nawe yarahunze tufite abacu tufite ba guverineri be Nord Kivu na guverineri wa Sud Kivu wa Nord Kivu yatangiye kubaka imihanda mwarabibonye guverineri yatangiye akazi kayo ariko guverineri wa Sud Kivu bisaba yuko ko muri territoire zose za province ya Sud Kivu mubuzemo territoire ebyiri zibuvira na Fizi hanyuma tukagenda kusaba ko icyatumye Sultani Makenga hagarara ni bibazo byiri tribalisme nukubonera abaturage bitwa abatusi ba Kongo ni cyatangiye kutuma yinjira mu ishamba haza kuza ibibazo afite biza kwambara ko abaturage bose ba Kongo babyambaye baramuja ko turamwivangaho kumwe turarwanira ukuri ariko kibazo kihari icyatumye aja mu ishamba Minembwe n'ubu turi kuvuga baracyakifite ariko muri histoire ya réconciliation Minembwe rimwe yego kuri M23 niyo mpamvu nje ubwanje singiye kuvuga ko abaturage cyangwa guverinoma ya FCM 23 turwaneho nje ubwanje nje ndi turwaneho mu myaka 8 nzi amarira y'umunyamurenge nzi amarira y'umukongomani umufrero umubembe w'umunyinto utazi politique yego ari ubwaki ari ingwara z'ubwaki umwana akabyimbuku abuze umunyu abuze isukari abuze paracetamol uhagiye worira njye narahagiye ndarira nicyo cyatumye M23 iboneka ariko cyo turiko turasaba imba ntambaraga ziriho za airport yo jana umunyu hariya na sukari bo tufashe barabanditse ko Sud Kivu turayifite barabanditse ko Sud Kivu twarayifashe bari kutufasha tuyobora abaturage ba Minembwe abaturage b'Uvira ubundi turi kuvugira abanyamurenge wonyine Minembwe ifite amoko yose yego nituri kuvugira abatusi ba Kongo bonyene Minembwe ifite amoko yose buri muntu wari Minembwe ari kumwe na tuyirwaneho ari kumwe n'abaturage none ko abantu bari kufa
babyimba amaguru babyimba imibiri bagera mu buryo bwo kuntelefona bambwira ati se mwaratudandaje mbese byo mwagiye kurwanya mwarasoje nitweho twatangiye kurira none mutusize mu muhanda cyangwa mwarabaye bakisegeti hari ibibazo. Ndibuka umujyi wa Bukavu kimara gufatwa numvise abanyamurenge bavuganye n'ijwi rya Amerika icyo gihe bavuga bati ubwo bamaze gufata Bukavu tumerewe nabi ariko dufite icyizere yuko natwe tugiye kubohorwa. Amezi arashize Uvira yabaye Uvira. AFCM 23 ntikira AFCM 23 yonyine. AFCM 23 bare twirwane. Uyu munsi twaturi kumwe na Karoti araza kudufasha. Baraguhamagara yego. Ariko umuntu yagutakiye hari igihe ushaka nakantu k'icyizere wamuha. Ubateriye siyasa. Urababwira uti ni vuba, urababwira uti ndabatumikira. Muri kwishyira mu mwanya wawe nkibaza ikintu wabwira umuntu wabaye ukubwiye ngo ntabara. Ariko none akanakubwira azi kuri muri twirwaneho, azi ko ubutumwa agiye kuguha wabugeza byoroshye aho ugomba kugera. Barabumbwiye barabuntakiye kubera ngiyo ndi ku murongo wa nimero yaho. Barabuntakiye kubera ngiye ndi hafi yaho. Barabuntakiye kubera bazindi hafi na M23 FC bar turwane. Yego. Sinari kubabwira ko mutegere turi mu kuganira. Kandi babizi ko turi kuganirira Sud Kivu yo twafashe. Yego. Kandi bari muri Sud Kivu nibo bari kutaka. Sinzi ko rukunyumva neza ndabyumva. Niyo mpamvu nababwiye atego ndabyumva. Nanje ndi Katogota. Kandi ni mu nzira ndi kuza. Ariko nzi ko ukuri turi Katogota twarahagariswe gato kubera umwanya ukuganira hariye. Ariko the point iyo bambwiyemo bambwiye ati natwe turwanya Sud Kivu. Iyo muri kuganirira hariye. Mbese muri kuganirira Bukavu na Goma, Buvira na Minembwe mwarayikuyemo. Urumva it's a strong message yonjeho sino bahiki kisubizo. Niyo mpamvu nasohoye audio wambajijemo. Yego. Sinzi ko niko kiganiro twaje gukora. Niyo mpamvu nasohoye audio. Because I'm once in media na ibyo nza mvuga biza bica muri media. Reka mvuge amarira abaturage muri rezo sosio. Yego. Niyo mpamvu mvishe audio. Icyo novuga abaturage bari kurira. Kandi bari kutukurikirana hano ndabizi ko n'abayobozi bose ba AFCM 23 bari twirwaneho bari kutukurikirana. Yego. Fani abanyamurenge bari muri Fizi mu Minembwe badafite umunyu badafite sukari badafite uburyo bwo kubaho barifuza ko M23 yabibaha cyangwa barifuza ko havaho icyatumye bibura. Bakwifuza ko M23 bibaha kuko ntago bayanze bari kumwe. Hari abasirikare bazamukanya na General Sematama bari kumwe nabo hariya. Buri munsi baraterwa, buri munsi bari ku rugamba bararwana. Ngewe ahubwo icyo nasaba bari abaturage bo bavuze ibitekerezo byabo bavuga n'uburibwe bwabo n'akababare bafite. Ngewe icyo nasaba ahubwo ubuyobozi bwa FC M23 natwirwaneho. Nasaba ngo M23 ntabwo itera iraterwa. Ntabwo M23 ushobora kwifata ngo gaguka igiye kurwana oya. Ngiye nabasaba kubera ko abaturage bari gupfa ari benshi Uvira bararira. Uvira hari barriere zirengeje 100 ugenda bakwishyuza bagusaba ibintu utagomba gusaba baravuga ati M23 iratugeraho ryari izaza ryari niki cyabuze ngwize. Ngewe nasaba ngo yumva abaturage yumva umubabaro bafite bahaguruke bakuremo Uvira bakuremo iriya misozi imbaraga barazifite ubushobozi barabufite turabizeye 100%. Batubabarire badufashe bakuremo iriya misozi bakuremo Uvira amasoko aboneke ibintu bibona uko bizamuka bigi wabo. Kuko nibategereza ngo FRDC zaza kubatera barahahamutse bafite ubwoba baratinye. Kandi uko gutinye niko FRDC iri gukomeza kwica abantu ibamara. Niba tubabarire turabasabye turabatakambiye turabinginze kandi tuzi ko ubusabe bwacu mu bwumva mutubabarire muzamuke mujye gutabara ababyeyi barashize. Ubwo n'ubutumwa bwa Fani ariko noneho umusirikare we azi ko kuvuga ngo bakuremo Uvira atari buto bakanda. Ntago bakanda buto ngo Uvira vamo. Ntabwo ugiye kuvugira AFCM 23. Ariko nk'umuntu ugera kuri teri, nk'umuntu ufata imbunda, nk'umuntu umutwereka muti wazarenda zari ziri Katogota
usi nabonye video rwose twereka uti bari hehe sibyo ariko aho hantu hatari wazarendo igihangayikishe naho zituruka kandi ni Uvira yavuyemo nibwo zahava ko mubasha kurwanya wazarendo mukabasha kurwanya FDL na FRDC baza katogota n'ahandi za Kamanyora aho zituruka bizagenda gute icyo ngiye kuvuga ikibazo tufite hariya mbona ko uri kusobanura muzarendo tamuzi hariya tufite autodefense mai tukaba tufite muzalendo ubuze muzalendo muri FDLR mbonera kurezi Burundi n'abakongomani bene wa babyumva there are three categories hanyuma tukaza tufite ingabo z'i Burundi ziri kuri defense tukagira na FARDC none urumva ko ikintu cyazanye macakubiri muri Kongo ni FDLR zaje muri Kongo zitaratugeramo muri before 1994 twari tuturanye twari tumeze neza twari tugabirana ginga n'ibindi tukameraho neza nizo zaze kututandukanya hanyuma haza kisirikare cya Kisegeti zibavanga mu ngabo ze hanyuma Burundi nabo ngudayishimiye nawe bavanga mu ngabo ze bita kuba confirmation ariko ibyo kuvuga ko mu Burundi hari aba FDLR byo nukuri umuntu utwe hari hano hafi tuza tubafata urazi urugamba rufite ibanga yego tuza tubafata ukayitubona uyu muntu si umurundi nje ni umwana wa Plain Uvira turazi kutandukanya abantu ukabimenya uyu n'uyu turabizi please Burundi yabakoresheje training mu ruberizi wacu officiel bataraza gukora coalition na Congo ibyo birazi kibariho none ikibazo tufite cyo kuvuga ko amabantu yafise abaturage batake Ntare ya Sarambwe yaje gufata abaturage ubu turi kuvuga ndaza kujana hano Kamanyora tufite umushinga waje gufasha abantu isukari umunyu isabuni kandi bagiye kubifata yego abatishoboye abasahu ibintu byabo ariko bari kwa buri muntu wese wahunguse urabyumva none turiko turavuga ibi bintu bari gutanga Kamanyora it was supposed to be in Minembwe because Minembwe afite imyaka 8 baca mu bibazo Kamanyora ciye mu mezi 3 none ukumva ko it's impossible karatasi ve hano igeri Minembwe cyangwa igeri Buvira it's impossible hari izindi guverinoma kuvuga ko ngewe novugira abayobozi nta mwanya nta mpamvu mfite nanje ndi kimwe n'umuturage tuba twicaye ukatelefone watu ejo muri kugenda ahantu ukatamfatika ariko turi kusaba mu baturage abatave Minembwe bagere hano mu bafotora bivugire abatafite telefone kuvuga ko bokora video bayiguhe wishire kuri rezo soso nibo batu telefone kibatu telefone ko bari kututeranya n'abayobozi batu telefone kuba twabasezeranye ko turaje kubafata reka mvuge excellence nakubahwa Dr Kanyiki yarafashe drapo ya Kongo mu izina rya FC M23 bari turwane akavuga ati njewe nasize ibyanje imirimo nari ifite amashure nize naje hano kufira ubwoko bwa Kongo stroko abanyamurenge kubera n'umunyamurenge no ibyo ngiye kubaza General Masunzu ari gukora ama drone yukuza kwica abanyamurenge bose bashire natwe turi kuyagura ariko reka mvuge ibyo nzi bari gukora ama drone yaje hariya yica abanyamurenge bose bashire uburyo bwo kwica imbaraga za M23 AFC bari twirwane none excellence Dr Kanyiki warahiye afatana drapo ya Kongo ararira mu nyungu z'abaturage ababebe bazavuga ati mu cyungu bombele bazavuga ati ufite umwami imbere tumuburagira muzavuga ati wacu ari hari none ko batotufasha bakabigemura mu mwanya wo kuganira bari kuganira tukavuga ko we are already in Sud Kivu we are already in province ya Sud Kivu ni iki kisigaye kitumye ko batofasha abantu b'Minembwe batofasha abantu y'Uvira tukabimenya imba kurwana twarabihagaritse tureke babanze baganire airport ariko kurwana impamvu ngiye nabikubajeho cyane atavuga ngo reka meretse fani mbaze wowe w'umurwanyi buriya wafashe imbunda tuganira nakubonye ufite imbunda biba ari ibindi yego wowe
umuntu ko no mu buzima busanzwe muri kamere muntu niyo byarenga n'umuntu n'inyamaswa inyamaswa yatatse ariyo yose igerageza kwirwanaho buryo none guhagarika intambara ndi kubyumva ariko wowe uri kubivuga nyamara ibitero ku banyamurenge ntibyahagaze ibitero ku baturage bo muri Fizi no muri Uvira ntibyahagaze gute mwahagarika kurwana kandi icyo muri kurwanira ari uburenganzira bw'abicwa kandi bakirimo kwicwa niyo mpamvu nakubwiye ko ndiko ndakora adresse yani direct kuri vice president wa chama cha M23 FC Baratu Rwanda kubera we ni munyapolitike sana politicians ari kumwe n'abantu bari kugenda hariya kuganira amahoro yiwacu yego by'abasirikare bo n'indare zivuga ati genda hariya muri bazagenda nta mwanya bafite uko babaza kubera iki muri hano tujana n'amateka y'abanyapolitike soldiers just soldiers n'ubu bashobora kuba telefone kababwira ati mupakire musubire Bukavu nta discussion ariko cyo ndiko ndavuga munyapolitike we ya joining umushinga mu nyungu z'abaturage none nibo bari kutubwira ko mubanze muhagarare hari cyo turimo Gatare hari cyo turimo do none ubwanje that's my contribution abaturage tufite abanyamurenge tufite abanyamasisi tufite bafrero tufite ababembe tufite abanyinto bari muri twe mu rugamba urumva umunyamurenge ntabwo ashobora kutelefona munyamasisi ko umutusize munyamasisi yo muri map azi ko Sud Kivu Nord Kivu turayifite sinzi ko koranye bareze ariko njewe ngumuvugizi w'amoko I know that you are not yet mu Minembwe ni Buvira ibuvira bari kwicwa buri mwanya ubu turi kuvuga hano haraye ibitumbi 8 nijoro barwanye basubiranyemo urumva ko hari politike EFDLR n'abarundi bari kuvanga bene wacu mu buryo bwo kuvuga ko amahoro atabaho tubarwanye uburundi budeklare ko twagiye kubita bene wabo hariya murabyumva so niyo mpamvu ndiko ndavuga politicien avec vice président wa FCM 23 bare twirwana nk'umwana wa Minembwe kandi ni umunyapolitike kandi ni umudandaza if there's no way ko to gemura kibazo cya Minembwe ne Buvira why can't them try the best tubone airport ikora bari muri reconciliation yego FARDC iri kurwanira bene wabo birabivuga kandi kasubika bice M23 twirwaneho iri kurwanira bene wabo ikashubira kusaka mawo there are 2 points yego Fani urebye mu kwezi kwa kabiri mbere yo kumujyi wa Bukavu ufatwa uko abanyamurenge bari babayeho nuko babayeho uyu munsi nkurikije uko uri kubimbwira ubwo nakavuze ko ngo bari bwo byabakomeranye kurenza nibwo byabaye bibi cyane none ubwo batekereza iki kuko urumva niba barumvise ko M23 igeze Bukavu bakumva kandi ko kubigeze Bukavu igiye kwizana twirwaneho bose bararimbaga bati ubufatanye bwabo buzakemura ikibazo burundu none uyu munsi bukari bwo noneho byarenze intambara y'amasaso iracyaba ariho yego ariko noneho yongeraho n'intambara y'imibereho noneho no kuvuga ngo nuhungarahunga adafite n'imbaraga zo kwiruka kuko atariye nta sukari nta munyu uyu munsi ibyifuzo by'abanyamurenge ibyifuzo by'abantu b'Iminembwe ibyifuzo by'abantu bawuvira inzozi bafite nuko byagenda gute bo ari umuntu uherutse kumbaza wese ko mujye mwicara kuri social media mukavuga ko intambara nkuko tubyumva kandi koko nibyo intambara yari ikomeye muri M23 yari igoma niho bahuye n'urugamba rukomeye ruteye ubwoba unarebye n'ingabo zari zihari z'ibihugu zigiye bitandukanye ese umurundi ni uri gutuma badatambuka ngo baze badutabare ukumva bafite rezo y'ibintu bari kuvuga ukora kubwira ati abarundi n'ingoma bari bahari yego hari ingabo ibihugu byinshi hari abarundi hari aba mercenaires b'abazungu hari ya Sadeke aho bose ntibahari ariko baratashye n'abasubije niki kiri kubura ngo mudutabare mbere ho wenda rige bapfaga kubashiramo imiyaga yego nabwo si byari byiza byari bibi ariko ubu ngubu abarundi FDLR zose ziri kuzamuka zizamuka kwica kumara gukuraho kandi zikaza kukwica gutyo waburaye wareye n'ibyo biryo wenda bitagira umunyu waramenyereye kurya ibiryo by'umunyu ntabyo bikakugora nta n'ikintu wabonye urapfuye n'umwuma ku musozi wahunganye n'umwana mumaranye iminsi 2 mu gihuru
nturi ubone n'amazi ngo ukorogemo n'agasukari umweshe umwana n'ibyo nabyo ni ikibazo umwana akagagara agapfa nta mata bafite inka zabo barazinyaze nawe uko bavuga ngo barasigaranye bari mwiki ziratetse icyo navuga cyo barababaye ari Uvira barababaye wenda Uvira ho biracyashoboka ko iyo sukari ishobora kuhagera niyo ikiro bakigira $10 ufite ubushobozi bwo kukigura yakigura ariko abantu bababaye bikomeye cyane n'abantu bari muri iriya misozi bararemerewe barare bumva ayo masasu ya FRDC barare bumva iki nabonye noneho Masunzu yavuze ngo arahagurutse ngo agiye kurwana n'abimukira nibo bene wabo abo yita ngo ni bene wabo nibo yisabimukira agiye kubicira kubamara ese ibyo biganiro banyakubaho abayobozi murimo abantu bari gushira mwatubabare mukemera n'ubundi ko babitinye cyangwa bateze kubashima mukanga ibyo biganiro byabo cyangwa mukabirekura mugakubita mugafata Buvira mugahereza ababyeyi amahoro bakaruhuka turabinginze ariko hari abantu bajya bavuga njya bibona n'abarundi mu makomantere bavuga bati Uvira yarabananiye abarundi barakaniye ntabwo yabananiye njyewe ndi kuvuga gutya ndi gusaba nk'umuntu uvugira abantu bari hariya bananiwe ariko nkanje ndabizi ko Uvira bananiye ndabizi ko hari DM23 kirimo ntabwo ushobora guhaguruka gutya gusa ngo ugende ijye kurwana hari ibyo bakirimo ariko njyewe ibyo nshobora kubyumva ariko hari umuturage uri utari bubibwire arakubwira ati niki bari kugana niki bari kumva ntabwo Uvira yabananiye na Goma barayifashe nta nanswe Uvira abana bari hariya barakubwira ngo baduhaye ati mugenda amasegonda 10 twaba turi Uvira ubwo ni bimwe Karoti yatubwiraga mu kanya tumusirikare wabategereje ko bamubwira ngo oda umvise nakano kanya bababwiye ngo mugende bagenda banyako abayobozi beza dukunda mutange oda bafate Uvira bafatira misozi ngiye nta kindi kintu navuga muri kino kiganiro usibye gusaba ngo mutabara ababyeyi barapfuye barashize Masunzu yavuze ko agiye kurasa ibitaro bya Minembwe ngo twirwana ntiyongere kwivuza none abantu barapfa n'indwara barapfa bashire mbese gahunda ya Masunzu projet we niyo kwica abantu akabamara niba ari kugura drone natwe nituri bimuga dukorera amafaranga tuzazigura nimureke kuba imfura cyane ngo mubinyanga mugayo cyane nubundi ntibateze kuzabashima mureke duhaguruke twirwane nkuko twatangiye dufite umuvuduko nta guhagarara nicyo nasaba hanyuma rero wenda dusubiye kuri Karoti urumva ngenda nizigama kubera ko ndabizi ko tuvuye kuvugana ni intumwa kwereza ko ari umuvugizi urofisiyeri ariko umuvugizi w'abaturage ukaba na hafi cyane uri miye place kuba wamenya n'ububwira ko buriya nge nka mukanya watanze ubutumwa yaba ari nkanjye utabyumva yakutanumva ko nk'umusirikare uza kwitaho ubutumwa General Makenga ariko uravuga uti ndabwira umunyepolitike unazi ibibazo bya hariya baturwaneho ubwo birumvikana ko n'umundi bishobora kuba ari ubushake bwa politike cyangwa se impamvu za politike zaho politike igeze ko n'ibyo biganiro ni politike si ngira ngo mu baganira ntabwo harimo igisirikare abaturage uyu munsi nubwo bagutumye bari bukurikira ikiganiro bakeneye kumva yuko n'ubutumwa uri kubatambukiriza hari icyo uzatanga ikizere waha bari abaturage ubutumwa bw'ihumure wabaha nubuye reka mvuge kubera iki sinatanze ubutumwa bw'abaturage kwa Sultani General Makenga niyo tufite tugenda ku itegeko rye hanyuma niwe wavuganye n'abanyapolitiki bamubwira ati imbaraga ufite ziteye ubwoba abantu batutumye tubanze tuhurire do nta mwanya azagenda bazabagenda abanyapolitiki cyama ifite ba president bayo tufite excellence Bertin Bisimwa tufite excellence Corneille Nangaa tufite excellence Dr Kanyiki nibo abantu batatu tufite muri politiki kandi nimbo bateguye abayobozi bagiye hariya nta musirikare wahagiye yego none ngiye kuvuga ndavuga ko excellence Bertin Bisimwa kiwe yarakigemuye ariko ntarasoza Kongo nta mbara mu matwi akifite yabene wa Bukavu bo mu telefone amubwire ko turashize arabafite yabahaye promesse yabahaye yayigezeho tugiye kwa Sultani General Makenga icyatumye yagiye kurwana yahagiye kurwanya Kongo
mu mpamvu z'abari kwicwa Masisi Nord Kivu hose na Republique ariko ubu nta munyamasisi ugiye kumutelefona ati turashize tugiye muri excellence Dr Kanyiki we n'umunyamurenge simvuze ko atari mukongomani n'umunyamurenge buri mukongomani wose afite ubwoko bwe kandi akaba umufrero kandi akaba mu nyinto kandi akaba mu bembe niyo mpamvu yarahiye muri drapo ya Kongo avuga ko njiyo nzorwanya umwanzi mu nyungu z'abaturage abanyamurenge abafrero ababembe abanyinto n'abavira meme barundi ba plan njiwe Dr Kanyiki ndayiye mu zina rya Republique mu zina ya cyama ya M23 FC bar twirwaneho ngiye kubarwanya niyo mpamvu aya ubu butumwa mucisiziwe kuvuga our promise up to now turakicwa hari ariko twahuye n'indambara ikomeye kuruta yatumye winjira mu ishamba indambara yaje niyo mbi kuruta yatumye uje mu ishamba ni indambara yo kubura umunyu indambara yo kubura isukari indambara yo kubura paracetamol singiye kuvuga ibindi paracetamol ni umuti uzufasha umuntu ntafe uyu munsi bamugereho ejo hakihari hanyuma ubwaki bwabaye bwinshi abana bari kufa buri mwanya hanyuma bakashiraho ibitero bya FLR bakashiraho ibitero bya abazarendo bakashiraho ibitero y'abarundi bakashiraho ibitero bya FARDC bazabirwa mu nzu bakaryama mu ishamba bazabaryama mu ishamba bakaba bari mu nzu turi hariya nta mabanki abaho iriya ni village nta banki baho umva ko umuntu ajana inga yiwe akayigurisha ngo agure ibijumba akajana ihene ye ngo ayigurishe agure imyumbati akajana imyumbati ye ngo ayigurishe ngo agure ingoko uyu akajana ibishimbo ngo abigurishe ngo agure isukari ariko urumva ko exchanging yarahagaritse mu mirima buri muntu wese ari kurya ibyiwe ariko arabigiye atafite umuntu kuryama mu ishamba barabimenyereye imyaka 8 bashobora kututegera turangize reconciliation turimo itazi umunsi ariko ndibo tutegera bafe n'inzara y'umunyu na sukari kandi nitwe tufite madepo yego that was my point that was my opinion uremera n'utabisobanuraho kenshi kuko buriya mbadi kwitwararika kuko ndabizi ko abasirikare bagira amwe mu mabanga batavuga hari icyo fanavuze ati ntabwo ari uko birananiranye icyo mu magambo make na uracyemera ndavuze ko ntabwo ari uburi Kongwe naniranye reka simvuge Buvira ni something little ndiko ndavuga ko nubu batuhaye permission abasirikare bari Kamanyo bogerera Lubumbashi tutasabye na renfort turabizi hariko turi muri hold on y'amakuru y'abanyapolitiki that's why aya makuru singiye kuyajana kwa Sultani General Makinga araza kwibaza uyu mugabo yanyoye iki kwazi ko turi muri hold on abanyapolitiki bari do bari kuganira ibi ni biki so niyo mpamvu ni nayo mpamvu wenda badukurikiye nanyibage nuko ababwira mubona uyu munsi ushaka ari bukamera abantu bakubonye wambaye agapira k'umweru nkaka akenshi bakubonaga wiyambariye Tony uyu munsi twaganira muri politike twaganira ibintu bitari militaire cyane impamvu nifuje ko uyu munsi Karoti mumubona yambaye akapera nkaka k'umweru nubwo atandi bakamuhitiyemo ariko namuhitiyemo akadasa byayo bara abantu bamwe bona bakagira ubwoba ari ukuntu abantu batinya biriya bibara none uyu munsi ubwo butumwa yego wabutambuke kandi zira ko buza kumugeraho ikoranabuhanga ryoroshya ibintu abaturage bagira icyizere ko ni mugeraho yaba wowe yabafani abaturage bagira icyizere ko ubutumwa mutanze bushobora kuza kugira icyo butanga mu gihe cyavuba kuko burya gutabara ntabwo ari kuvuga ngo umuntu azatabarwa gusa ahubwo ryari ko nkurikije situation mutubwiye ntabwo ari kuvuga ngo natwe bazatugeraho igikenewe nuko babageraho kandi vuba abaturage badukurikiye bakuri iki kiganiro bumve ko icyizere kibonetse abaturage ikizere sinzi ko kunyumva neza ubwanje n'uyu munsi ushobora kugaruka kasubira Goma cyangwa aho wavuye ejo ngaza ku telefone turi buvira birashoboka yego
none mbwiye abaturage ngo bumvirize iwanje ndababwira byo baratubwiye umwanya uri wose umunsi uri wose tuzabatelefona mukomeze urumva ko turi kuri hold on Fani wenda mbona yihebye Fani oya ntabwo nihebye urumva n'uyu munsi ushobora kuva hano ukaba utaragera Goma ukakubwiye we ngwino hano uganiza abantu mu buvi birashoboka ariko muri jewe nta makuru nobwira abaturage ngo muhumure turaje kandi tutarabwiye umunsi tugiye kuhagera yego niyo mpamvu ndiko ndavuga umunyapolitiki uri kumwe natwe umunyapolitiki uri kuri AFC M23 twirwaneho niwe azi bari kuganira hari imbazi ko byo bari kuganira hari byo mufata amezi 3 abimenye ko abaturage bari minembwe na amezi 3 bogumamo tugenda hari tusange minembwe yose yarashize tuza kuhamba iyi message turayimuhaye ashaka uburyo agiye kugemura ibibazo biri minembwe ashaka uburyo agiye kugemura ibibazo biri mu Buvira umuvira abantu bashize bari kwicoba umunsi umuntu ari kufatwa mu kitondo akashirwa muri kasho akazizu M23 bazana akatanga inga bo M23 bukamuvamo bukaja muri Yanga bakayitema ngo bakayirya hageze cyumweru akafatwa ubuzinga hene cyangwa inka bakakurasa so urumva ko abantu bari mu situation iteye ubwoba kuri jewe babigemo impundu zizavuga nitugera Uvira to impundu abantu bose batigeze bumva nibabona M23 ikandagira abantu barababaye ku buryo umuntu adashobora ko ndavuga bararabanyije niraruguru nuko bari bameze niba mararamuka bababonye niwo munezero wabo ngiyewe niyo numvise M23 rwose sindi bubabeshye iyo numvise ngo bagiye mu biganiro ndababara ndanasinzira umutima wanjye numvuge nko gutu ndumva uri muri babandi Corneille nanga yavuze sinkunda kumva ngo bagiye mu biganiro ngiyewe ukuntu baje numvaga bakomeza kuriya nuramurira umeze kuriya badahagarara ngiyewe bahagaze numva umutima wanjye ubaye umukara uyu munsi nari mfite inama n'abaturage hari ya Katogota yego sinzi ko giye kubona umwanya ejo ubonye umwanya ejo tufite plan yo gushiraho notable yo kuhagarira abaturage yaza bavugira mu bibazo bafite hari umugore umwe yambajije ijambo arambaza mwaje kutufasha cyangwa mwaje kututa mu bibazo namaza kubera iki ngurambara njewe ndi umugore w'abantu 8 imisoro yanje 3 yari yagiye Fizi gushaka ubuzima umugabo wanje yari yagiye Buvira gushaka ubuzima none indambara yaratugabuye njewe ndi Katogota buri muntu wese uvuye ari akaza ari mushasha agira icyoba kubera amajambo yabuyiwe nabari hari uri hano nawe akagira icyoba kugenda hari baramuhamagara ngo ni maneko yaje kutuneka turi mu bibazo bivuze ko mwaraje muratugaburamo kubiri basi mwari kukomeza Sud Kivu yose mukayifata ndikumva ko hari uruzi rugabuye Tanganyika Katanga Sud Kivu birumvikana ariko tuvuge ari umugabo umwe bishe wa mushi abarundi baramwishe umugore arambwira umugabo wanje yabonye hano kubuzima buteye nabi yari afite depo Buvira depo y'indagara imikeke ifizi va muri Tanganyika aravuga ko Kamanyora nta ndagara zirimo nta mikeke irimo reka njewe nambuke ko bandi baza bambuka ngende hariya mfate ibi bintu mbiza nino ndandaze abana banje bakomeze kwiga abana agiye kugenda muri examen d'etat ya 6e manite ngo umugabo ngo agendiriya arabikora ngo atangira kugaruka yego ugiye kujanye M23 ibiryo bahita bamurasaho ibindi barabisahura ibindi barabitwika none umugore ari kukubwira amajambo ukavuga ngo menga byakoze uwa kwezi kwashize ari kumbwira ngo ejo niho byakoze ari kuri none hano ngiye kuvuga ko hari impamvu mboneye mwebe kuba hano muri make murahari muraririmba amahoro cyangwa se ituze ry'abaturage mu Rwanda ariko we ntaryo abona exactly so kuri jewe ngavuga ko abayobozi batuyoboye kandi batufashije baratwigisha
esprit patriotisme abaturage sinjewe ndi kuvuga baratwigisha barakuramo tribalisme corruption pillage détournation murabikuye turabibona ariko ko amahoro mwavuze nayo turabona inzu zose barazisawe wari ufite televiziyo yaragiye wari ufite frigo yaragiye igenda ati bazabaza abantu bakava kamanyura bakaza kuvuga ati hano ni wanje nje kukuramo ibintu bijane hano kumbe ni kinyoma mwene inzu yarahunze ari Burundi cyangwa ari handi that's impamvu yatumye tugiye kushiraho umuyobozi niyo mpamvu ndiko ndavuga our leaders sijeho karoti ndiko bivuga amakuru mfite hano ni menshi kandi baturage bari kurira they are very pissed off batubwiye ko mubafasha ubufasha mugiye kubafasha si ukuvuga ko mufate Kongo mutaraganira ariko mubafashe ibarriere ikatogota yego imagine imisoro irashize iri kwicwa n'abarundi kandi umurundi ni umurundi waje nga mercenaire twebwe umuntu wagiye kugenda ibuvira tuzatumureka akagenda yikoreye byakeneye ariko umurundi akabuza umuntu uva uruvunge aze kurema mu isoko rya Kamanyura hari abantu bataye inyanya imirima ama hectare agera ku 200 bakamena kabisa babuze isoko urumva ko abantu ba plane bahinga ibintu bakabishora Bukavu yego so aha abantu bari kufa n'inzara kandi barahinze hari abandi bafite ibigori mu mazu birafuye ko umuntu uri kwinjiramo ubutwa tundi twica ibigori ibigori ya plane yose bagenda akamanyura ni Bukavu so abaturage barusha so ngira ngo ubutumwa bwatambutse Fani hari icyo wenda ushaka kongeraho mbere ko tuzoza ikiganiro wacyongeraho na Karoti uramutse ari aho nakuniganye ijambo nawe watambutse ubutumwa wenda bw'icyo waba wibagiwe hanyuma tugasoza ikiganiro kiramutse nacyo twasoza tanga ubutumwa ukagara ngewe kumashitani ntuzongere ngewe icyo navuga icyo natangiye mvuga n'ubu ntiri kuvuga nta byinshi bifite byo kuvuga icyo navuga iwacu barananiwe ababyeyi barananiwe bakuru bacu barumuna bacu basaza bacu barananiwe barashize nta wundi mutabazi dufite usibye mwebwe kandi suko tutabona ko aho mwageze abantu bafite amahoro Bukavu bafite amahoro Goma bafite amahoro na hano Kamanyura bafite amahoro ariko na hariya naho barabategereje barabakeneye nta wundi mutabazi dufite rero ni mwebwe kandi turabizera turabizi ko mutadutenguha turabizi ko ibyo tubasabye muzatwumva kandi tuzabibona mu gihe kidatinze murakoze Karoti wasoje jewe amakuru nayatanze kibinge kubwira gusa abaturage bene wacu bari Buvira abaturage bari Goma abaturage bari hose isi yose babimenye ko M23 AFC tabugiye kusubira inyuma iri gutera imbere yego baganire bataganiye tugiye gutera imbere nta musirikare tufite ugiye kwivanga na FARDC itariga amateka ikukunda ikihugo n'amoko yego we have to progress so abaturage babimenye ko turi hano mu mpamvu zo gutera imbere kandi amakuru bantumye nayatanze yego hasigaye ku bayobozi reka nshimire cyane Fani kukuba mwanyakiriye kwanza na Karoti nanabashimira no kuba mwemeye ko tuganira cyane ubwo nanashimira no by'umwihariko abazumva ubutumwa no kuba bazabusesengura bakumva yuko hari iby'ingenzi bikwiye kwitabwaho reka rero mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza ariko kandi nanabifurize ko ibyifuzo byanyu amahoro mushaka ituze rya bene wanyu byose byazaboneka bakabasha kubona agahenge bakabasha kongera kumva yuko bisanzuye mwakoze cyane